kera ababyeyi bavugaga cyangwa abaturanyi bavugaga ngo genda niko zubakwa, ngiye kugusubiza muri ubu buryo. Umugabo ukennye yakubise umugore urushyi bimucitse, tukatubyita ko bimucitse. Iyo umugore agiye muri famiye ukababwira ko wamukubise urushyi ukennye, arababwira ati va kuri iyo mbwa iyizire uze n'ubundi tugutunga n'uzajya uri ukurongora. Ariko iyo ukubiswe n'umugabo urushyi w'umukire bimucitse, ariko wa mugore we koko umva ukuntu bamubwira, baravuga ngo genda nuko zubakwa. Mu muco wa Kinyarwanda bakubwira ati wakimara we nuza hano turagutu, kuko baba bakuzi twagutungisha iki, uzarya iki, bizagenda gute. Bisobanura ngo nuko zubakwa rero iba mu bakire. Umukene atambwira ati n'undi tahire. None ro sasa ubwo wa mugabo uri kundeba, ikindi nongere ngo ubwire ndashaka kugira ngo mbasubirize muri ubwo kugira ngo ubwo rirumvwa na nyirabyo. Ikindi nongera ngo ucira umugani wa mugabo ufite stress ukeneye ko ibintu bigenda neza unanakennye. Kera habayeho uruyuki, habaho n'ikivumvuri, byose bijya kuba ibwami. Nuko bigeze ibwami, uruki rukajya rukunda kugenda cyane runyine rutagaragara ibwami. None ukivumvuri kigahora kiduhirira kiguma imbere y'umwami. Umwami rwose akanezerwa akanagisekera. Finale umwaka ushize umwami aravuga ati ariko ni munzani ikivumvuri n'uruki bikora amarushanwa turebe icyanejeje umwami neza gihembwe. Nuko ikivumvuri kiraza kiravimvira kwa kundi cyabikoraga, umwami araseka aramwenyura agifata neza rwose aravuga ati ni wewe wanjye. Uruki narwo nk'ibisanzwe rubarwinya bijana rubaruragiye rubaruzanya ubuki. Barukubise umwami. Ruzana umutamiro. Bikimara gukubita umwami ubuki, umwami akiryaho. Ahita aravuga ati guhera uyu munsi ikivumvuri nikizongere kugaragara ibwami. Ariko uruyukirwa ruzahora ibwami. Niyo mpamvu imiti bibi ibwami, ariko ibivumvuri nta miti igira ubwami. Shatse kuvuga iki rero? Shatse kuvuga ko nimba ukennye ugashaka kuza kuduhira uri ikivumvuri. Wa mugabo wegenda ukore. Genda ukore. Bitububwiye. Nuza n'ubuki baraguha ibyicaro ibwami. Kandi mwanya w'umugore wawe wanakubyariye munajyana muri dushe mukogana mwambaye ubusa. Nanjye wicaye uramutse ufite na sabo wumva ufite amafaranga watubona. Bana tuyoba tuzanakumvira tuzanakusubiza tugereka ukuboko. Ariko umusuza ariko reka ngo baze sabo ujye ubona amakipe ari gukina cyane. Bari babona ikipe yatsinzwe bari gukomera amazi. Ntago biba niko ibito widakina. Herega abagabo turi abakinnyi, ahubwo ni ku cyambere tutasobanukiye ko twatsinzwe twumve ko muri aka kanya nta bafana bahari ngo twongere tujye gutegura indi match. Byuko ukore, kuko ikintu cyo cyambere twemeranywaho abadamu bacu hari ikintu bahuriyeho baberaho abana beza. Abumva ko gutsindwa ku bagabo babo bitabaho, abategereje igisubizo gusa kandi cyanyacyo. Apana kuvuga ngo urumva ngo byananiranye. Uzi ko n'intari iri mu nzu na madama nyatatinya ko ngati nk'umuntu w'umugabo asokore. Nyuma yo kuva ku kantu ngo hayikazana kuri Patrick the Motivator, ndagusaba kugira ngo ukore like, nurangiza ukore na subscribe, nurangiza unandike muri comment amagambo meza ujye kumvira ahangaha niba hari ikintu akumariye. Ndagushimiye cyane kuba wabashije kuzanga ahangaha ni kuri Patrick the Motivator ngo nandi kubikubwira. Icyo ngusaba ni ukuzaza buri munsi ukabana natwe ngufitiye video nziza z'amagambo akomeye aba yagiye avugwa n'ibyamamare. Uyu munsi turi kumwe na Gafaranga. Ndagushimiye cyane kuba wabashije kuza, ngakomeza wiyumvire amagambo meza. Bwira keya y'umugabo udafite amafaranga ni yihe? Nimba uri n'umusore ahubwo uzarebe nimba uri n'umusore rwose wibona uri gukeneye kwikurubanga ngo bakubone, gabanya ushaka amafaranga. Ibindi ibyo byo kuvuga ngo keya kuza umugabo ahereza umugore ni mu byo, kuko icyambere cyo uzarebe umugore tubonye n'umugabo ku Gisenyi bari ku matsi tuvuga ko umugabo azi gutanga iki keya. Icyo umugore ku Gisenyi bamukeneye urakizi, niko yaberewe na twa tuntu bambaye ikibero cyiza mu gatuza heza. Byo nibyo abandi birebera. Ariko nyamara bya bintu byagejeje hahano wa mugore niki na amafaranga. Bivuge ngo rero keya umugabo atanga ikabiruzuye nuko bafite amafaranga. Arakantu Shema ya postinze, niba ari Shema nimba ari wawe Aniseti kavuga ngo nimba uri umukene ukaba udafite stress
kimenya ko urwaye mu mutwe. Noneho reba umuntu ufite stress urumva uri muri WhatsApp cyangwa SMS uri kubwira umugore ngo ndamukunda, ntabwo wapfa kubibona. Niyo mpamvu buriya abadamu nabona n'umwanya wo kubwira abadamu bose bafite abagabo bafite ibibazo, ni ukuri muborohereze. Niyo mpamvu ari ahantu umuntu aba akeneye umugore w'umunyembaraga. Kwa undi uri butahe watse umutuku akakubwira yuko, ariko uzi kuba n'urugero wagiye guhaha wenda umenyereje guhaha inyama, amafiriti, nicyo kintu gituma n'abagabo turwara depression tukiyahura. Wacyuraga inyama bakwita daddy, umeze neza, noneho sasa ugagenda bakwita my love, my honey, my sweetie, my ugacyura ibijumba cyangwa ugatahiraho. Oya utahiraho ngo burya ahantu havaga umuceri akenshi hakunda kuva ibindi bisanzwe, imyumbati cyangwa ibiboga bitabuze uzi kubitahana. Ukajya ubona umudamu ari kubirya ameze gutya, atari kurabona ubuzima tuzabushoboza. Kandi noneho ongera ukurure bya bintu ari kugira gutyo nabyo kugira ngo bibone, wunamye bagupakira ibintu ku mugongo nk'ifarashi. Kandi umugore yanaguhamagaye arakubura ararakara. Fata uwo munaniro ufite mu mutwe no mu mubiri ugere kubona bya bindi wabonye uruhiye. Ndabyibuka umunsi umwe nacuruzaga hano muri Baranyaka boutique, naririmbaga muri korali hano muri ADPR hano Karugira se hano ya Nyarutarama, noneho n'abatirijwe. Noneho wifite akabutike kugira ngo wunguke n'ibihumbi byabaga ari kose ku munsi. Yewe uri kuyako byabaga bitoroshye ku mufuka w'umuceri wungukaho 800, kandi ufite n'udushyimbo ngo ugende upimiraho abantu. Ibirayi babiguhereza bitose, mu gitondo bagupimira ibiro 100 byajyaga kugera saa 6 nta n'umuntu udashya, ariko biri gupima 90, 10 byagiriye muri bya bindi byumutse. Kuba byagiriye byumutse urahomba. Bakagupimira igitoki bakagupimira igitoki ibiro 40, bakagukuraho umutumba ibiro 1 kilo. Bamara gucuruza ibitoki birangiye wapima umutumba ugasanga gupima ibiro 2. Deje barangije bahombye utaragira gute utaracuruza. Noneho umunsi umwe ndabyibuka nkora igikorwa cyiza cy'urukundo, ibaze ko nyibyibuka. Noneho nyine muri korali harimo abantu bagiye bashomereye benshi. Noneho ngiye mu gihe twarasenze dusoza turi busoza amasengero, abari ngiye uyitanga ibyo kurya bya korali bararya, bamaze kurya no bamaze guhaga, bakayonaho umuntu akajya afata ubugari bwasigaye kwa mugenzi we agafata n'ubundi akagenda buhuza bisomanya ngo Imana igira neza. Sha narababaye babuhuza ari gufata ubugari akuye ku yindi sahane, akagenda ngiye numvaga ari nko gufata umutwe wanjye akahondanya no kunzu, mu buryo nitanze bikomeye kugira ngo nzane ubwa bugari. Nkabona ntabwo abantu nyine babifashe nkaho ngewe byavuye mu mbaraga nyinshi, mbona bari kwifata nk'imikino. Byarambabaje. Ibyo bintu nari mbivugiye iki bihura na bino bintu mu ngo abagabo bahura nabyo. Iyo umugabo akennye afite stress, iyo umugabo wese ukennye tubyemera afite stress, urumva wa muntu uko byagenda kose, wa muntu ukennye afite deja nega n'undi ni ikintu kimwe, umuntu ukennye afite ibibazo. Oya ndavuga hari ugukena ufite n'ibibazo mu rugo, ndavuga ibyo mu rugo hagati yawe n'umugore. Aho ngaho noneho sasa noneho ikintu kiba kirenze, ubu ugiye kuba umusazi. Nimba uri umugabo ukennye ufite n'ibibazo mu rugo, umuntu uri muri umuntu w'umusazi original, kuko ikintu cya mbere cyo ibintu byose icya mbere cyo no mu kazi akariko kose ugiye gukora ntibyikunda, ntago bikunda. Uwibaza n'ikintu ugiye kubikorera hari ko icya mbere cyo abagabo bakennye banafite ingombi cyangwa afite kerede muremereye. Ukuri kerede babwira ati igihe cyo kwishyura cyarabaye, wagira ngo ugire urugo rurimo stress, wagira umwenda wa banki wa miliyari. Ugira urugo rurimo stress, wagira umwenda wa miliyari gusa muri banki. Ndetse mwana munararanya madama ko bwati humura tuzayishyura aho ngaho. Ariko umugore akuri kwijosa ati nkawe uri umugabo. Ariko uzi ko umugore ushobora kurara ku nkeke atari y'ibirayi mwariye, ahubwo ari umudamu ufite ari umukobwa ufite ubukwe biganye mufite tuvugana. Hari intambara zisigaye ziba uko mu rugo habamo imodoka, uri kubwati ejo ufite
cyangwa harimo ebyiri bakeneye kuyihindura ebyiri byo wenda ushaka kuvuga ati ushaka gushaka nk'umugabo ushaka kwiyandura ugashaka umuntu w'icuma akamugutwarira akamugucyurira harimo imwe kandi umuhanda ujya muri Blade Shower uracaha n'ujya mu kazi naha kandi amasaha y'ibyo bintu byombi kandi kutumva umugore ni ikibazo kandi birasabwa ko wa mugabo wumva umugore wawe managinga udafite umuntu ukumva sasa gamenye ino nzira yawe urugiye kujyamo icyo isobanuye niyagiye kujyamo icyo isobanuye my friend ushobora no kuba basasa ntibazakubeshya hari ibintu kera umusaza yageze kumbwira arambwira ati nyine mubaza ati se kuki abapapa ba kera bageraga kure bagatera imbere kandi ugasanga ubu twebwe abagabo no misi turi kuba bakene cyane kandi ari bwo abagore bacu bakora kera ntago bigaga ngo bakure banyure hano binjize umugore wagayibereye mu rugo gusa umugore wahoraga yari mu rugo nka mu bana kuki kera ari bwo wasangaga ingo zifite stabilité zimeze neza zifite amahoro zituje arambwira ati ikintu kera twabarushaga abagore umugore ni ibitekerezo ubundi umugore ni fondasiyo y'inzu ni inkingi ni byose mu rugo urabona ushobora gukora 100,000 ugataha ukatubwira madamu uti genda uzane inyama z'inka uzane n'izene wuzuze muri firigo shiremo n'amafi kandi ikindi urase famille barutse kudusura wakoza kapate tukabahamagara genda neza guhita mukora akahita ugata akadovi nangaye ni 400 ati yego sheri tuzane na mucoma yose uzane na muhabwo sheri akahita ubwo nurako kukoza ka 400 ugata sheri watuma mu rugo baducishamo amazi kandi ubwo ugatekereje ufite umutima mwiza watuma mu rugo baducishamo amazi ahubwo se iri rangi baje mu rugo ati buri hano ukuntu umuntu yahindura ino rangi n'amarido tuzi ko ataya amarido biragaragara nabi bisorori mu rugo baririyemo ubushize ari bwo bihari uzi ko hari ingo zisigaye zigura ibisorori kuko abashyitsi bawe ibisorori birahaye byanabuze nawe by'umukozi bababwiye ko mu kabati biri kumujana urumva ariko bajya kugura iby'abashyitsi ariko hari abashyitsi bari buze kandi by'ubushize harimo abaje ubushize n'amarido rega bayahinduye ntiwahindura irangi nta marido ntuzajya akantu ko k'agatekerezo kawe k'ibihumbi 400 gahita kuzana doviye 800 urakurikira urumva sipoza uwo mu mama ntago mvuze ko ari umunyabitekerezo bike ariko ni ukuri tubigisha kuri muguzi ikibanza Nyagasamba muteye imbere se bisobanura ngo kera aho noneho iyo bigenzaga gutyo nk'umudamu kamuza n'utuntu turakubwira ati shariti uzi ko hano dufite inyana iyo tuyijyanye ku kimasa aducaginga inote y'igihumbi none gute buri kimasa ijye yimira hano mu rugo ndetse ahubwo n'abandi bajye baza banadusigire bitatu badusigire icyo gihumbi urumva uwo muntu ko atandukanye n'uwo ikindi gikurikira kera umugore muri ino minsi abagore bacu kugira ngo babone ko turi abagabo b'abahatari niko bimakiye bya danje yego niko bambaye amaboba ahenze cyane urumva ariko nyamara mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu biragabuzukuru ariko tubyita ibintu muri turi kubaka no rwose byabaye ukuri ariko tubirebe ntabwo ari iby'igihe kirambye ukiriga ikintu cya mbere hari ibintu ngiye umugore umugabo mwahuye mukuze umunezero wanyu nko kubyara mukarya mukanywa mugatunga paka mupfuye mukajya no mu ijuru nimba mwararikoreye ariko ntabwo umunezero w'umugabo ari ukwicaza umugore mu rugo ngo ugende ujye gutuma kuri wenyine ntabwo aricyo gisobanura umunezero umugore ugomba kuba umugore n'umuntu nkawe kwe kujya hanze akamenya ukuntu ikiro kiri birayi kiri kugura akamenya ko esanse yazamutse akamenya n'uburyo esanse yazamutse akamenya n'uburyo kwinjiza amafaranga bigora burya uwo muntu ntabwo umudamu uri muri ibyo bintu apfa kuzana ibyo bintu. Ndagushimiye uyu munsi wabashije kumva gafaranga niba hari amagambo wakuyemo nkuko nahoze mbikubwira ndagusaba kugira ngo ushyire rimwe muri komenti ijambo ryiza rigufashije rya gafaranga ndagusaba rero kugira ngo kandi unasharinga n'inshuti zawe zibashe kubona Patrick the Motivator wadusanga no kuri TikTok naho twitwa Patrick the Motivator warangiza ugakora follow ubwo ngira ngo subscribe wamaze kwikanda hano kuri YouTube Imana ibane nawe ciao ciao na utaha.